twongeye tubahe ikaze ku Rugero TV and Radio Official, ni channel igarukaho amakuru ya gospel atandukanye, tukagaruka ku bijyanye n'abanyempano, abaririmbyi, tuganira n'abantu benshi batandukanye, ariko umurongo wacu akaba ari gospel. Reka rero mbahe ikaze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, iminsi mikuru myiza. Turimo turinjira mu bihe bitandukanye, dufite Noheli, dufite Ubunani. Ibyo bihe byose ubu turabibara ko twamaze kubigeramo, nubwo bigorana kubyemeza 100%. Ndabeshya fi? Ntago beshya. Yes, Fisi nawe ngo ayikaze ku Rugero TV and Radio Official. Murakoze cyane. Ya, turimo turaganira rero, nibyo narimo ndakuvuga ngo impamvu ntabeshya nuko ujya kuva mu masaha 3 bavuga ngo hano habaye impanuka. Ejo bundi Kicukiro habaye impanuka ikomeye. Yego. Impanuka ikomeye rwose, umubare w'abapfuye warawumvishe. Polisi yatangaje, ishinzwe imihanda, umutekano mu muhanda, wumvishe hari n'indi bura nyuma yaho yabaye. Kandi ariko yo nta wapfuye, ariko imodoka zarabunga hariye n'ubundi. No kuvuga ngo rero umuntu abagitekereza si umwaka nzawusoza, kuko iyi minsi kera ndi muto n'ubu ngubu ariko ndabyumva bajyaga bavuga ngo mpera z'umwaka ngo habaho gutamba ibitambo. Byemera cyane. Ujye byemera gutanga ibitambo? Ntago njya mbyemera. Kubera kitabyemera fi? Njye barumva babintu nyine bitabaho nyine to. Byashoboka kimwe nuko bitabaho, ariko wemera ko si imbaraga z'umwijima zibaho? Imbaraga z'umwijima zishobora kuba zibaho. Imbaraga z'umwijima zirahari, kuba rero zihari rero yego bivuze ko nabyo byashoboka, ariko ntitugiye kubishyiraho akadomo ngo birashoboka, sibyo ngo ni ukuri, ariko twemera ko bishoboka. Kuko niba Yesu yarasengeye umuntu ngo ingurube zigata zihunga, sinzi umurongo urawuzi muri Bibiliya, baba ngo ingurube zitazijya mu mazi nyine. Hakaba hari naho yasengeraga abantu bafite abadayimoni, uvuga ngo izo mbaraga zirahari. Rero ibitambo byo kuri izo mbaraga zirahari, kuko Imana nayo hari ibitambo tuyitambira, sibyo? Na Satani, kandi abami ni babiri ku isi. Ubundi abami ni babiri gusa, ni Imana na Satani. Ubundi nibo bami bayoboye bafite imbaraga kabisa kuko abandi bose ni abantu ejo bashobora kuva mu mubiri. Ariko abo nibo tuzi neza ko umwami w'ikibi n'umwami w'ikiza. Bivuze ngo rero njye nemera ko bishoboka, birashoboka, ariko sindi bubikishireho akadomo ngo mbyemeze 100%, ariko ukurikije ijambo ry'Imana ibyo bintu birashoboka. So rero ni impamvu ndimo ndavuga ngo igihe kiba kitarajya ngo umuntu avuge ngo umwaka mushya, cyo kuza ubu Noheli nziza yo nayivuga, kuko nyine nta masaha menshi dusigaje kugira ngo tube twinjira mu kwizihiza Noheli, ivuka rya Yesu. Bamwe abana bato bahita ngo ni anniversaire y'akana Yesu, sibyo? Urumva rero ni igihe cy'amavuko twibuka ko Yesu yavutse, ariko ababishoboye ababyumva cyane bumva bibuka urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana. Niho rero ubundi abantu bakakwiye gufata, niba abantu bishimye akavuga ati Fisi, uyu munsi ndumva turi gusangira agakoko, nkagusohokana nyine tugasangira agakoko, nkumva ko ngwaye. Ariko si cyo cya mbere, kuko ubu ngubu nka Fisi ushobora gufata ukavuga uti kuri Noheli ngiye kujya mfata imyenda yanjye wenda myiza, nta cyambara itakinkwira, nkajya kwiha abatishoboye. Njye numva bya bikorwa by'urukundo biba bikwiye gukomeza no muri minsi mikuru. Nituye gusa kurya gusa, tukuva ko ari ibikorwa bindi tugomba gukora kugira ngo tuzirikane n'abo bantu. So rero si cyo ngiye kuganiraho gusa, ahubwo nagira ngo mbanze sasire iyi minsi turimo. Ni iminsi myiza yo kwishima, ariko tukanazirikana ko muri iyo minsi abantu bakwiye no gutekereza uyu mwaka byagenze gute, uyu mwaka byagenze gute, ese niki ngomba kugeraho umwaka utaha. Nubwo atari twe tuhigeza, ariko umuntu agomba gupanga, ko turabizi ko umuntu apanga n'Imana ikagira gute, igapanga ibyayo, n'Imana igapanga ibyayo. So rero icyo nemera nuko nkanjye ubu aha nicaye ari Gospel Time Show, channel yacu ya Gospel Time Show, ari urugero zose mba nicaye ndi gutekereza umwaka utaha byuza nko mu kwa gatandatu tugomba kuba tugeze abasabu si 100,000, ama views yarazamutse. Nibyo umuntu abatekereza nk'akazi, nk'ikintu umuntu ashaka gushyiraho umutima. Rero ni nabyo hita mperaho nkatangira guhita mvuga ngo reka ninjire mvuge ngo muri gospel byagenze bite. Fisi, muri uyu mwaka niki wibuka muri gospel? Muri uyu mwaka ikintu nibuka muri gospel na matua Isarembonye yagiye akora atandukanye. Si umwaka yabayemo kujya Kenya, Uganda. Ariko Uganda yagiye ko abantu banabimenye,
Tanzania niho yagiye, Kenya nawe afite ubutumire ko si ubu, yagiye ejo bundi mu kwa 12 mu kwa 11 mu kwa 12 nibwo yagiyeyo. Muri Tanzania yagiye mu cyitwa ni wakati wa Mungu. Ni wakati wa Mungu ni igiterane, ni concert ibera muri Tanzania ihuza abahanzi ba gospel abasitari bo muri Tanzania. Mbonye yagiyeyo rimwe bararyoherwa, bahita bongera mutumira kuri no season yindi ibaheruka. Uganda ashobora kuba yagiye ko ntago byavuzwe. Kenya zajyayo, ariko bigaragara mbonye uku kwezi nibwo akoze cyane, niko akoze cyane ukwezi kwa 12, ariko no mu kwa mbere afite gusoreza i Rubavu, mu kwa mbere asoreza Cyambu, azayisoza i Rubavu. Ubu tuvugana amatike yarangiye y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 60, abantu bakangukiye bagura amatike yandi asigaye. Ubu ngubu umuntu ufite amatike y'ibihumbi 10 kandi babizi ari n'abantu bakunda nyine bamanda bavuga ngo niho ha rubanda nyamwinshi, sibyo? Nuvuga ngo niba harangiye ubura stade bayamaze kuzura, kuko iramya nyindi isigaye ntabwo bari ibintu byatare cyane, ntabwo kureba hari hejuru hose huzuye, buriya haba hari ikimenyetso cyiza, umuntu abigaragara ko abantu babonetse. Ni nko muri stade buriya ahantu ha 3 na 5 iyo huzuye buriya ubona bigaragara. Ibya VIP usanga ari imyanya 200 300, ariko hari ibihumbi 10 usanga bameze gutya huzuye. Kandi rero mbonye yahujuje na VIP yahuje, no kuvuga ngo hagati izo ntebe nizo zisigaye zitaruzuramo, kandi bavuga ko bigize kuri 95%. Mbonewe no kubwira abantu gukomeza kugura amatike asigaye, ubwo naho 20, ibihumbi ngira ngo 40 sinibuka. Urumva ko ashobora guca gahigo, ashobora guca agahigo ku nshuro nako kongera kugera ku gahigo nk'ako yakoze nyine inshuro yikurikiranye, yaba yakabiri, kuko indi minsi nta sold out yigeze asohora. Ariko naje ku mwaka ushize sold out yarabaye. Yabaye umwaka wa mbere abanje, nibwo yabaye imyaka 2 yo hagati ntabwo basuraga bakora sold out, gusa bonaga ko n'ubundi abantu bahari buzuye cyane. Ariko ubu na stage ukuntu ikoze, imyanya yose ubanza iri bwicarwemo, ko nta by'ama screen mbona nabonyemo. Stage bayubatse irabiri hagati nka kuri kwa Alex Dusabe bayubatse, irabiri hagati ku buryo abantu bose ahantu hose umuntu abazaba ari kureba mbonye. So rero ni ku munsi w'ejo concert izaba, kandi amahirwe dufite nuko iriya concert niyo yonyine ibihari. Hanyuma rero uraza kumbabarira, mbere yuko tujya mu gutekereza warimo uravuga ibyo bindi, nahoze ndeba Inyarwanda yashyize hanze YouTube channel. Ubwo ndagira ngo nikomereza ahandi, yashyize hanze YouTube channel 10 ziri gusurwa cyane. Uzi ya mbere ari yande? Nesirari Mbonyi, ntago yaburamo. Ya kabiri yaba ari mu Rwanda, yaba ari nka ya Bruce Melody. Ni yande? Ya kabiri ni ya Meddy. Iya Meddy. Ya gatatu ni Ambassadors. Iya kane ni ya Papi Clever na Dorcas. Iya gatanu Bruce Melody. Yego. Uzi icyo bisobanuye? Gospel yo mu Rwanda iri hejuru asekera. Nubwo tubona indirimbo za sekira ziza nyene muri showbiz, nyene nibyo bivugwa cyane, sibyo se? Yego, nibyo bivugwa cyane. Ni bande bategura amakonseri menshi mu Rwanda mu mwaka? Aba gospel. Ni bande indirimbo zabo zirebwa cyane? Ni gospel. Ni bande bafite aba subscribers benshi? Ni gospel. Niba haza Mbonyi, hagakurikiraho Meddy, hagakurikiraho Ambassadors, hagakurikiraho Papi Clever, ibaze imyanya 4 yose ibanze yose n'aba gospel. Bisobanuye iki? Ikibura ubu ngubu nuko ama ministeri yakwiye gukora cyane akanyura kuri Bruce Melody, kuko gospel irayoboye. Ubu nibyo nge navuga aka kanya, barakora kandi bagira umuziki mwiza uri live, sibyo? Ikindi kandi nibaza Mbonyi yaraje, hari ibintu byahindutse mu muziki wa gospel. Richard amaze kugenda, habayeho ikintu gisa nkaho gospel yacu yabaye nkimanukamo gakeya, na Alex Dusabe batagihitinga nka mbere. Ariko Mbonyi amaze kuza, umuziki wagiye mu buryo bubiri, hajemo ibice bibiri. Hajemo umuziki ubona ko ari umuziki uri mu bucuruzi bwinshi, sibyo? Hazamo n'undi muziki wo mu rusengero w'abanyamuka, reka tubivuge gutyo. Ariko iyo witegereje neza usanga uyu muziki wacu wa gospel ari wo muziki mu Rwanda ukunzwe kurusha iyindi. Niwo muziki mu Rwanda ukunzwe kurusha iyindi. So mu yandi magambo rero, abantu nibakunde gospel, sibyo se? Cyane gospel agomba nibakunde gospel, kuko wayikunda utayikunda. Njya mbona abanyamakuru asekira badakunda no gushaka
kubiha imbaraga cyane. Nka byandi twavuze ejo mu kiganiro ko batajyana abahanzi ba gospel ngo muri tuwa matuwa atandukanye bari abayisango na muzika, aho ugasanga mu bihembo barimo, ariko bategura amatuwa ntibabashyiremo cyane. Bivuze ngo rero niba bakagombye kujyamo cyane kuko nibo bumvwa, nibo barebwa, kandi indirimbo za gospel nyine ni za gospel, ni indirimbo zihumuriza, zirema umutima, ni indirimbo zifasha abantu. Buriya hari abantu benshi bashobora kuvuga ati twe tureba indirimbo nyinshi za gospel kandi bikagutungura. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari interview numvishe ya Mbonyi n'indirimbo za Sekira burya ngo arazumva, yumva za Bruce Melody, za Bankostini na Papi Keva, aravuga ati njyewe n'abantu bari kuzumva nta kibazo njyewe, ariko mbabuza ko bazishyiramo cyane ngo abana bake bazumve. Kubera iki nyine? Kubera message ziba zigize izo ndirimbo. N'abangaba ba Lopez w'i Burundi wari waje kurimba kwa Alex Dusabe, nawe yarabivuzeho. Ni ukuvuga ngo nubwo Sekira nyine twese ubuse we ntiwayumva, nanjye nazumva zimwe na zimwe, ariko ntabwo ari zose, ni zimwe na zimwe. Ariko ikintu nari nshatse kuvuga, uyu mwaka twigarukiye kuri uyu mwaka, ako karagaciyemo uburyo gospel iri hejuru ya Sekira. Uyu mwaka njyewe sinzi nibaza shatse gutanga igihembo, wowe nkubwiye ngo utange igihembo muri gospel wagiye abandi uyu mwaka. N'ubundi ni kumva njye Israel Mbonyi niwe wagitwara, kuko uyu mwaka yarakoze cyane, yarakoze kandi biranigaragaza akora, ariko nawe nyine akoze ibihe bya nyuma, ibihe bya nyuma nibwo akoze iminsi ya nyuma. Njye rero buriya muri gospel ntabwo nakubeshya, byangora kubwira umuntu nagiha, byangora kubera ko abahanzi benshi uyu mwaka ntabwo habaye amakonseri menshi. Uyu mwaka ntabwo habayemo konseri menshi, uyu mwaka habayemo gusohora ibihangano byinshi, ariko ntabwo habaye gusohora navuga nabyita gute se, gusohora, gukora amakonseri, gukora cyane, ntabwo byabayeho. Ariko nkatekereza ko byatewe n'iki kintu cyo gufunga insengero, byatewe no gufunga insengero, abantu bagatinya, ese b'abakristo twakuraga mu nsengero zitandukanye turababona ntitubatumira, bikagenda bisa nka bamwe bakagira ngo izo mpungenge, wenda n'ubushobozi nanone kuko gutegura konseri birahenze, ibyo birahenze cyane. Gusa ahubwo njye mbonye umuntu nagiye, ise mbyibuka inde, nagiye Alex Dusabe. Alex Dusabe yakoze album, yasohoye indirimbo buri kwezi kuva mu kwa gatatu, niwe ntibeshye, buri kwezi asohora indirimbo. Yego, akora konseri, uri kumva, ashobora kuba yarakoze n'ibitaramo byo mu magereza, simbyibuka. Yarakoze njye ndi umuntu utanga igihembo, Alex Dusabe niwe nagiye. Mbonyi yarakoze, ariko akoze muri iki gihe cya nyuma, kuva mu kwa 9 asora zira ndirimbo, akora live recording, arazamuka kugera mu kwa 12, sibyo? Na amezi 3 nibwo yongeye kuboneka. Yaranabivuze, ariko yabivuze ko yaramaze igihe yihugiyeho atarabirimo cyane, nta nubwo yarabizi ko ino konseri yari kuba. Buriya hari ibintu byinshi byagutuma ino konseri ya Mbonyi itaba, ntabwo ngiye kubivugira kuri mikoro kuko Mbonyi yarabyivugiye ko hari igihe azagira gutya akabivuga, so ntabwo nabivugira hano, ariko hari ibintu byinshi byagomba gutuma ino konseri ya Mbonyi yarigiye kutabaho. So Imana ishimwe rero ko kuva mu kwa 9 yaje agakora cyane, agashyira hanze indirimbo. Hari abantu ndi kubona bari gukritika cyane zira ndirimbo ze ngo ntiziri kurebwa nk'iza mbere, ariko zira ndirimbo ukuyemo iri album ye ya mbere, izi ngizi ino album yindi yashyize hanze, niyo ifite ubutumwa bwimbitse cyane kurusha izindi album zirimo hagati. Nuvuga ngo harimo indirimbo, album yise Hobi, harimo indirimbo zitandukanye. So rero ngewe uko mbibona ku giti cyanjye, wowe waruvuze Mbonyi, nanjye igihembo nagiye Dusabe, nkurikije uburyo yakozemo n'uburyo yaje kwitabira ibitaramo, yaragiye arakora rwose. So mu magambo make rero navuga ko uyu mwaka muri gospel hari ibindi twibukamo. Twabuze uyu bita Gogo waririmbaga, wari utangiye kuza muri gospel, yaramaze gufatisha agase yapfira mu bitaramo Uganda. Yego, Gogo apfa, ibinyamakuru by'u Buganda byaranditse, ibyo muri Kenya birandika, ibyo muri Tanzania birandika, ibyo mu Rwanda birandika. Njye naratunguwe, ibinyamakuru mpuzamahanga birandika
Gogo yitabye Imana, yaguye i Bugande, bavuga ko yarasanzwe afite uburwayi, hazamo no kuba bavuga ko ashobora kuba yaragize n'umunaniro mwinshi kuko baramukoresheje cyane, igihe cyo kuruhuka nticyabone kandi ngo buriya burwayi bwe bamusaba kuruhuka, ariko nyine niyo byo ryari igare rye, nicyo cyari igihe cyiwe. Gogo yaratabarutse uyu mwaka, navuga ko ari byo bihe bibi cyane twagize. Ibindi bihe bibi twagize muri gospel muri uyu mwaka ni itabaruka rya Natty Dread. Natty Dread uramuzi? Natty Dread ntabwo muzi. Niwe bajya bavuga wabanye na Bob Marley w'umunyarwanda. Yari yarakijijwe hanyuma aza kwitaba Imana. Hari n'umupasiteri muri Zion Temple witabye Imana uyu munsi, nawe umwaka ntabwo awusoje. Nabonye Apostle Gitwaza atanga ubutumwa bwo kwihanganisha umuryango we mu izina ry'ubuyobozi bw'itorero no mu izina rye bwite. Ikindi nibuka twagizemo abantu bakijijwe b'abasitari. Umuntu nibukamo ni wa wundi bita Emeline Ishanga. Nabonye yarakiriye agakiza, abatijwe na Pastor Didier muri Zion Kimironko. Undi muntu, hari abandi bantu ariko bakijijwe ntari kwibuka bafashe umwanzuro. Uyu mwaka nibwo Meddy yatuye neza, avuga ko atanga ubuhamya bw'ibyiwe nyine uko gospel n'impamvu yafashe umwanzuro guhitamo kuyoboka ibya gospel akaba aribyo yiberamo. Uyu mwaka twongeye kubona Richard nyuma y'imyaka myinshi. Ni nk'ingahe buraya? 11 irengaho. Bivuze ngo nawe twongeye kumubona nyuma y'imyaka myinshi, yagiye abantu bakikeneye kumubona. Uyu mwaka kandi navuga ko ikindi kintu twakwibukiranya ni igiki harimo abandi bantu bakijijwe batandukanye bo muri gospel ariko ntari kugenda nibuka neza. Na DJ Brian yari yabatijwe, uriya mukobwa nuza Jackie nawe yari yabatijwe, na Jackie yarabatijwe, ariko hanyuma situzi ukuntu byagiye. Hari amazina y'abantu dusanzwe tumenyereye muri bino bintu bya sekira bagiye babatizwa muri uno mwaka, abo nibo dushoboye kwibuka. Uyu mwaka ibihe byiza kandi twagize, navuga ko ari ibihe hari ibyo twari tumenye tutabonye. Afrika Haguruka ntiyabereye mu Rwanda, yabereye hanze y'u Rwanda. All Women Together yabereye mu Rwanda yo. Ibindi twavuga amakonseri, wabyumvise True Promises ntabwo yakoze konseri, Alarm yakoze konseri, Gisubizo nayo yakoze konseri ariko ari VIP nyene ya live recording. Wanyibutsa abandi saho ngabo ahubwo tuzongera dusubiremo noneho twitonze, kwari ukwibukiranya gusa. Umwaka ugira ibihe byiza n'ibihe bibi muri gospel. Hari abo twabuze, abashumba, abaririmbyi bamwe na bamwe. Muri sekira naho mu bijyanye n'amatorero, amatorero amwe yongeye gufungwa. Nibaza ko nka Ernest afunzwe uyu mwaka, itorero rye urusengero rwe rwafunzwe uyu mwaka. Hari izindi nsengero zambuye ibyangombwa uyu mwaka, yewe nabyo si ibihe byiza. Ariko ibihe byiza nanone twabonye ibitaramo bya Richard tutaherukaga, tubona Alarm nayo tutaherukaga, tubona Mbonye ugiye kongera gukora konseri. Turashima Imana muri rusange. Ni ukuvuga ngo ibihe byiza bigomba kujyana n'ibihe bibi, nk'uko umwijima ujyana n'umucyo niko no muri gospel byagenze. Nagira ngo mfate aka kanya nshimire abantu badukurikiye, mbashimire cyane kuba tubana umunsi ku wundi, bamenyereye mvuga amakuru mu buryo bwa audio. Uyu munsi nagira ngo mbiyereke, tuzakomeza kubana. Fils bari kuri kamera anamfasha mu kiganiro, ariko tuzakomeza no kubana mu bindi biganiro. Gusa ndabibutsa gukora subscribe kuri Gospel Time Show na hano kandi, kuko byose ni ibiganiro byacu. Tuba dushyigikirana dufatanya nk'abavandimwe. Ari Gospel Time Show ni yacu, ari Urugero TV Radio ni yacu, byose tubikorera hamwe kugira ngo dushyigikirane. Ndabasabye rero mukore subscribe, muduhe ikaze. Twagarutse, abamenyera ibya siporo ntabwo byagiye, nabyo ibiganiro byabo bizaza. Ariko bura siporo ntiwayishobora, siporo nta kibazo. Tuzadukora siporo ariko irimo ikintu cya faith, ikijyanye no kwizera. Tuganire n'abakinnyi, ndababwira ngo
Gospel Time Show, channel yitwa Gospel Time Show, n'iyi ngiyi yitwa Urugero TV and Radio Official, muzabona ibiganiro biryoshye ndabibakumbuje. Gusa mbahaye ikaze kandi mbabwiye ko twaje noneho nta guhagarara, twaje nta gusubira inyuma. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Shalom shalom, turabakunda cyane. Reka mbonereho kubifuriza Noheli nziza, nakagaruka.